bahagaze bate abasitari nyarwanda bahagaze bate ngo bahagaze bate umuhanzi bita The Ben yamaze kubona umugore wa kabiri maze ibintu biri kuba ku mbuga nkoranyambaga mu bigende mu gaceya kuko byamaze gukomera nyuma yuko The Ben ahitiye kavuye muri za Cugara agakomereza muri Dubai ngo yarajyanye agakobwa kameze neza kitwa DJ Frigisi agakobwa kagifite itoto rwose ngo katari kakorwamo ngo nuko baba baragiye bagera na Dubai umukobwa bita DJ Frigisi akigerayo kwihangana biramunanira nibwo yahise afata umwanzuro wo kwifotoza amafoto bivugwa ko ari The Ben wayafashe barangiza ku mbuga nkoranyambaga bagavuga amagambo ateye ubwoba arikanababaje ese Pamella aya mafoto yaba yayabonye undi arakomeza ati umugore wa kabiri w'umuhanzi wa kabiri undi nawe ati The Ben aragowe hanyuma Pamella akibona ibyo byose yishashaka umukameraman abonye aho ngaho ati pfa kumfotora ibyo ubonye maze nanjye nereka umugabo wanjye ko mfite imiterere imeze neza nuko umuntu ajya muri comment y'iyo foto ya Pamella yashizeho ati kumbe niyo mpamvu na Pamella ahise yiyibutsa umugabo ko imiterere nawe akifite imeze neza ngo DJ Frigis atangiye guhangana na Pamella ngo bimubuze se gukurura ishanga wakibaza ngo The Ben na Pamella bahagaze bate buretse gato wumva ikindi kintu kiri kuvugwa hano ku mbuga nkoranyambaga umukobwa wakunzwe cyane muri filime nyarwanda umukobwa urangaza benshi ku mbuga nkoranyambaga Miss Nyambo Aranuka ku rwego rwo hejuru nyuma yuko tubyirengagije tukavuga tuti ibyo birangire hasohotse andi majwi avuga uko abantu bagenda bahura na Aranuka ibyo DJ Crash yavuze koko abantu bari kubyemera bakabishingaho nagati ariko se uyu mukobwa yabuze uburyo yakaraba mu buryo bwa gisirimu cyangwa yabuze udufaranga duke two kugura parufe ako nyambo zamugura agaparufe kirama arukunda abantu nigereye so bundi namubonye ku kazi mbega gahuyu kirama what yo akano Kosadumba ariko sareka nkubwire je sibyo umba nkubwire mbabara nkubwiza ukuri nimba hari ikintu cyambere kigayitse kibabaza gishobora guca umuntu intege ku buryo n'ikintu yaraje kubwira udashobora kucyumva nukuba umwana w'umukobwa yaje ari mu kabari yagucaho kumva akantu kaka ngewe kandi uwo muntu ukabusanzwe umubona ukabona n'umukobwa w'umusirimu ari ngewe umva Bria singiye kuvuga izina ry'uwo mukobwa nari kumwe na K-John ndi kumwe na Karufani n'abandi na Bahati Makaca urumva twicara ahantu n'umukobwa aza kuza kuyicara iruhande yambaye bwa bukanzu mujya mwambara bugufiye bro mu maguru ye haturutsemo akuka gashyushye urumva ariko nkagira ngo ni igisamaki twihuse cyane hari indi nkuru iri gukomeza kuvugisha abantu benshi kuri izi mbuga nkoranyambaga niba uri umusore ukaba ufite gahunda ngiye kukwereka umugore wawe kubera umugore w'inzozi zawe abenshi bahora barota uwase Muyango yagiye ku rukuta rwe rwa X arangije arandika ati niba ushaka kugira ngo dushakane cyangwa se niba wakemera kugira ngo dushakane biragusaba kugira ngo wemere n'umwana wanjye maze twese udutware nuko abantu baragenda ku mbuga barasara bati ibi ni ibiki ndaje nshaka ubufaranga bukeya najye njye gutwara uwase Muyango mutwarane n'umwana n'ubundi umwana kumurera nta gitangaza kirimo tukibibona twabisharinze ku mbuga nkoranyambaga abantu bavuga batereka duhereza abasore babuze abagore tubahereze pase y'uyu mukobwa w'ikizungereza nuko hadaciye kabiri abantu batangira kuvuga ngo iyi ni fake news n'uwase Muyango kijya ku rubuga rwa Instagram asanga inkuru ni yose nibwo yahise ajya kuri story yaravuga ngo iyi account ntayo nzi abantu bakomeza kwibaza bati account ifite ibihumbi bingana gurya kuri X n'ukuntu kubona aba followers bigora byagenze bite kugira ngo ibe verified ku muntu w'umutubuzi abantu bakomeza kwibaza byinshi bahagaze bate
ariko ko kakebugereramo abandi niko nawe bakugereramo. Abanyarwanda babivuze ukuri. Uwo bita Djhadi yavugirije abantu benshi utuningiri abaharabika buri munsi uko bwacyaga nuko bwiraga. Yabaga afite umuntu ari kwibasira ariko ntawumvaga ko byagera aha ngaha. Uwo bita Djhadi mu gitondo cyo kuri uyu munsi yagiye asohoka mu modoka y'imfungwa. Yasohotse yitwikiriye ku buryo nta n'umuntu uraza kumubona. Abaturage bakibaza bati ese ni ukubera ko afite isoni zo kugira ngo abantu batamubona amasoni ye, cyangwa muri gereza bakaba bamukubise akaba adashaka kugira ngo isura yitajya mu bitangazamakuru yahombanya cyangwa se yameze nabi. Ariko se ibi byo bizarangira bite kwa Djhadi? Bahagaze bate? Tugeze mu gace bita Flop or Top. Vestine na Dorcas bahagaze bate? Ese indirimbo bakoze nshya yitwa Usisite izatwika kurusha indirimbo bita Yebo nkuko babipanze kuva na kera, kubera ko iyi ndirimbo bita Usisite ni indirimbo bashyizemo imbaraga zabo zose bari bafite, kubera ko iyo urebye ibiganiro bagiye bakora bari muri Canada bavugaga ko iyi ndirimbo ariyo ndirimbo nziza abigeze bakora. Ikindi kandi birebye usanga iri mu Giswahili nkuko n'indirimbo bita Yebo iri mu Giswahili. Muri kano kanya rero indirimbo bita Yebo imaze kugira miliyoni 26 mu gihe kingana n'amezi 9 gusa, mu gihe indirimbo bita Usisite imaze kugira abasaga ibihumbi 600 mu minsi 2. Ese wowe urabona iyi ndirimbo yitwa Usisite izabikora nkuko Yebo yabikoze cyangwa izaflopinga ugereje nuko Yebo yabikoze? Wowe byandika muri comment uko ubyumva, niba ari flop cyangwa ari top. Bahagaze bate? Bruce Melody ni umuhanzi umaze igihe kinini kingana n'amezi 10 adakora indirimbo ye ku giti cye. Mu mezi 10 nibwo yasohoye album yitwa Colorful Generation, ariko kuri uyu munsi none ari guteguza indirimbo yitwa Munyakazi. Ese wowe mu mboni zawe nkuko uri kureba Bruce Melody ahagaze muri iyi minsi, urabona indirimbo bita Munyakazi izaba flop cyangwa izaba top? Byandika muri comment uko ubyumva maze turebe niba koko iyi ndirimbo bita Munyakazi izaba flop cyangwa izaba top. Bahagaze bate? Ho reka turebe inkuru nyamukuru y'umunsi. Twavuze inkuru zigiye zitandukanye, inkuru ya Deben na DJ Flix, inkuru ya Miss Nyambo, inkuru ya Muyango ndetse n'inkuru y'uwitwa Djhadi. Ese wowe nkuko wazumvishe niye inkuru wumvishe ukumva ko ari inkuru idasanzwe, wavuga uti iyi nkuru ni igomba kuba inkuru y'umunsi? Nabyo byandika muri comment. Ariko none ikintu ngiye kubasaba ni ikintu kimwe gusa, bahagaze bate iki gice urabona ko haburagamo akantu gatoya. Twashatse kugira ngo abari mwebwe mutanga ibitekerezo. Ese twashiraho ikihe gice cyabahagaze bate ku buryo ni hajya havaho flop or top hazajya hita hazaho icyo gice? Byandike muri comment wa muntu we, igitekerezo cyawe ni ingenzi cyane kugira ngo tumenye ibyo twazazana byagushimisha tutabashije gushyira muri Bahagaze bate y'uyu munsi. Reka ngushimire wowe twabanye muri Bahagaze bate y'uyu munsi, nge mwari kumwe banyita Ibel, naho ibi byose aho bisanze ni kuri Mega TV Rwanda. Reka nkubwire ngo naho ubutaha amahoro y'Imana komeza amane nawe, kandi ibyo ukora byose Imana ibishyiremo imigisha. Bahagaze bate? Abasitari nyarwanda bahagaze bate?